Hello guys, friends and family, Eshadai's family forever and ever, amen. Nizere ko bimeze neza, nizere ko ari amahoro, nizere ko nyine nabo bitagenda neza bakomeze basenge Imana ibagirire neza. Ndabasabira ku Mana, Imana ibahe nyine ibyo bifuza, sibyo mukomere kuko iyi si niko imeze. Iyi si niko imeze, biba bisaba gukomera, gusenga cyane no kwegera Imana. Uyu munsi rero bikora ko ndi jyenyine, sibyo? Bikora ko ndi jyenyine, ndwaye grippe, sinzi ukuntu ndi kumva ndi kuvuga, nyine nitsamura mu kiganiro mwihangane kuko ndumva bitari fair. Uyu munsi rero tugiye gukora iki? Ngiye gukora prank, ariko prank ikorwa n'abantu benshi. Ubu irarya, ubu abantu ndi wikorere sibari buze kunyumvira ubusa bakanseka bakajya bambwira ati ya ni prank. So sibari bumvumbure we. Ngiye guhamagara abantu mbaka amafaranga, sibyo? So ndahamagara Karovera, reka nze mbashake. Ntabwo ndi buhamagara abantu nyine b'inshuti zanjye cyane ndahamagara abantu b'inshuti zanjye, ariko nyine batatekereza ko nabaka amafaranga. Ngiye kubabwira, se ndavuga ko nagize ikihe kibazo, ndavuga ko muri asubo koko ntabwo nyine ndabizi muraza kuvuga ati izo prank zanyu kubeshyira umuntu ngo ararwaye ngo ibiki. Ubu nyihanganire, ntabwo ari ibyo mba ndi kwiyaturiraho, kandi ngewe iyo maze gukora prank ndasenga nkavuga ati Mana umfashe ibi bintu bizambeho, sibyo? Grippe iranyishe barayarewe, urumva? Cyangwa ngiye guhamagara papa muri mubwire Karovera, ngiye kumubwira ati sebe ko nkeneye aka kanya 50,000 ndabibona, sibyo? Ngiye guhera kuri papa muri, ngiye guhera kuri papa musize yiryamiye, ntabwo arajya ku kazi, ariko reka muhamagare mubwire mu profite, reka ndebe ko ngo atabyutse. Oya, ntabwo arabyuka, haracyari kare. Ngiye kumubwira ati be aka kanya tuvuga ko nshaka 50,000 ndabibona, ndabizi nayo afite. Numva ukuntu ambwira papa muri, ntaga niyo nabwira ati ko nshaka iki n'iki nta mafaranga afite, ahita ambwira ati humura birakunda. None ndebe ko ari wita ambwira ati reka nze nyakoreze, niba ndi bumubwire ngo bigenze gute, nambwira ngo baramfashe se sinzi iki, nambwira ngo hari umuntu kera nari ndi 1,000,000, ndabimenye ibintu ngiye kumubeshya. Nkamuhamagare ako ntabwo ibi bintu tuba dukora ari ukuvuga ngo ni tuba tubyiyaturiraho, ntabwo ari ukuvuga ngo tuba dukinisha abantu, oya, ahubwo nyine tuba tugira ngo dufunguke mu mutwe, tuba tugira ngo turelakise, nta bintu byo kuzajya nyine duhora twifunze twabaye seri, ibintu byose twabaye seri. Njya mbona hari igihe umuntu akora prank abantu bakamubwira nabi, bakamutuka ngo izo prank zanyu ngo mujye mubaseriye. Abantu bifuza ko tuba seriye ntabwo bizakunda, kuko ntabwo tuzaza kubera seriye hano kuri kamera. Uri seriye n'ubundi ari seriye mu buzima busanzwe, ariko hano kuri kamera tuba tugomba kubaha show mukishima, ibintu bikagenda neza, sibyo? Twagiye na papa muri bwa mbere, niwe duhereyeho. Kamanze numve kwicamo. Ariko imodoka n'ibiki byose biri kunsakuriza, sinzi ko katari kunyita basi. Alo bebite, umeze neza? Umeze neza? Nese be wabaye uvuye mu cyumba nkakubwira ko ngize ikibazo. Yakangutse shabe, noneho sinzi niba uri bunkubite, ntabwo mbizi ikintu uri bunkorere. Ngeze hahandi dukorera, nta nubwo umutuzo araza, nyine ndamuhamagaye arambwira ngo agiye kuza, ngo ari kwitegura.
noneho mahuriye soze wa muntu nigeze kubwira wigeze kunteza amashini bikarangira nyiguze aho ko nyine nkamuha igice andi sinyamuhe uramwibuka nyine turahahuriye uzi ibintu nkoreye nyine aramfashe arambwira ati wagakobwa we ntago wancika aneza abantu bahuruye urumva nase be ubaka kanya kuko turabona 50 koko yambwiye ngo ntabwo nshobora kumucika ntayamuhaye abantu nyine ba hano kuri hoteli bose bahuruye abakozi manager ba nyine nabo ubwabo byabacanze urumva njye nari mbwiye ngo makanya gato yangiye ku ruhande nyashake ubu rero nawe ngo amagaye ngo tuyashake gerageze nese urayakura nese bora nizeza ko ari buboneke Igo shanda kubwiza ukuri ko nari mubwiye nyine ngo ngiye kuvugira kuri telefone ariko n'abantu nyine bahise bagenda baravuga ati ibyo ni ibyanyu ntabwo tugomba kubyinjiramo ariko n'ubu ngubu ari kuri telefone ari guhamagara abantu bose ngo wamukobwa ngo ndamubonye ngo ni igisambo ngo ibiki n'ibiki Imana y'isi n'ijuru cyo koze mbashije kumirwa niba kino gitondo ari ibingibi Imana yari itumye mbyuka nza ahangaha ndumva n'ibiganiro nabyorera nkitahira Shamana bimba barire kukugora pe naribi ubwo ne tutayabona baranjyana no kumfunga kuko nabyo ndumva ari kubivuga none se ko mbona yabikajije cyangwa noroke ngende nk'uku nguku yarazi ko ngiye kuri telefone ndireka mite njya kwitegera moto nigendere sabe nose urambwira ryari bwagerageza pe kandi urabukoze sibyo nta kibazo nose ko wagira ngo urababaye waretse nashaka ukanyashake nyine windakarira be nanjye singewe pe sibyo cyangwa njye mu modoka zingonge be kupanyashake be it's a prank be Allo bye naneze ko birakariyemo kandi bagombaga kwishima ko nakubeshyaga bye nyine winsezera gutyo warubaye wumvaga ndi kuvuga nk'umuntu uri seri umuntu ufite ibibazo nk'ibyo nukavuga be wambabariye nese atse nyine gukomeza kurakara nyine basi ubigiye banze rwose Yesu we bembabara nukuri ndaciye bugufi mu mutima uri kumva kuko nje hano abatumirwa umwe yankatiye undi ntaraza ndavuga ati rero ntago twakwicara nta kintu turi bukore nta kintu ndi gukora ntekereza akantu ko gukora ndavuga ngo reka ngakore sibyo ngaho wikomeza rero guhangayika kandi windakarira sibyo ngaho bye ndagukunda Yesu we karariye ariko nyine ntabwo narakomeza kumubeshya ako we hari umuntu wanyandikiye video ejo nashyizeho ngo mama moringagira ubwana namaze ndiye ni mukagiye mu nkorogoshora ngo ngira ubwana se bamugira ngo umuntu aze kuri kamera buri nditonda ngo mba nitonze ngo mba nacecetse ngo mba nifunze nakwikorera ibintu by'ubusazi ngo mba nazanye ubwana ariko semana ubu muzashima iki mujye mumbabarira
papa muri disi ndamuhabuye mana we Imana imbabarire gusa nta mutima mubi uri aha ngaha kamamagara undi muntu se noneho wenda mubwira ikiraha disi papa muri arambwiye ngo kupa mbanze nduhuke Imana imbabarire ngusabye imbabazi ni video sibyo ni video ntago byari serie Imana imbabarire kubeshya ngiye guhamagara ako uriya we aratamenya ko ari prank ngiye guhamagara Karine se ndamubeshya iki nkoka byarana Karine ngiye kumubwira ati Karine rero ngiye ni umuntu ukunda kugira abantu inama bya hatari sibyo akunda kugira abantu inama akunda kukubwira ati iki ni kibi iki ntabwo ari kibi kora ukunguku nyine ariko inama batugira n'ubundi ni izibi ngibi dukora akakubwira ati jya ubigenza gutya ibi ntabwo byagutwikira ibi byagutwikira rero ngiye kumubwira ati ngiye gukora content ngiye gukora content yo kujya nza gutukana n'abantu nyine kwa birabya bafata ku mavuta n'abandi sibyo numva inama ngira yakubwira ati nabonye ari byo bintu bitwika byo gushyiraho inkuru zigize zitabaho zo kuzana abantu batabaho kwa kundi ukabeshya ngo ni mama akana ko kamuzana kugira ngo bigutwikire sibyo wumve ko nahita mbwira noneho Karine arankubita ariko se aya masaha akaba akiryamye we ariko reka muhamagare ntaribi ihangane imodoka zihana zo ziri gutuma natinda ubuze Karine aranyitaba aya masaha yesu we ako kari ubu nkawe koko ndagufashe umfashe ndi gukora iki ngo gusa Karine aranyitaba aya masaha koko nabyutse okay Karine ndashaka kukugisha inama urumva hari ibintu tuba dukora kuri YouTube sibyo ariko nyine ukabona yego biba byaciye mu nzira nziza nta muntu uba washwanye nawe ariko ibyo bintu nabonye bidatwika rero njyewe narebye ndavuga ubundi n'ubundi nta muntu nsenga kuri iyi si urumva nta n'umuntu mfite icyo nkuraho nta n'umuntu mfite impuhwe ngiye kuzajya nkora content zituka abantu zibasebya nka biriya bafata ku mavuta bakora ubundi se rundi abantu ko abantu ari indyarya rundi ntacyo wabakuraho reka duhangane nabo kuri iyi mihanda njye nzabikora ndanabishoboye oya mbabarira kubera ko hejuru umuryango sibyo ukora nka famiye tekereza umugore wagiye ku karubanda akajya gutuka abantu nshobora guterura ngo mbatuke ariko nkahangana nabo nkabirabya bafata ku mavuta nkajya nanahimba inkuru zitarizo ngaho ibaze nyine situwasiyo waba ugiye kwishyiramo kandi ibyo nabonye ari byo bitwika nkajya mpamagara nkabadora imbogo nkabaha amafaranga nkababwira ati muze mutuke kanaka mumusebye mumubeshyere shahoya ni ukuri ntabwo ari byiza ntakubeshya ubundi se ko icyo dushaka ari amafaranga kuri iyi mihanda uzise ni amafaranga ariko buriya hari amafaranga yatuma umuntu wese akureba akaba yanaguca n'amazi ukarebwa n'amayibobo nyine ariko ukaba nta muntu mukuru ushobora kugisha inama cyangwa wahamagara ngo azakwitabe urukumva diferanse ikindi kandi ntabwo ibintu byose biza byirukanka Daisy ntabwo biza byiruka bisaba igihe biha igihe wowe ukora uko ushoboye ibyo ushoboye gukora bizagera aho bigende ntabwo abantu bose babyuka mu bintu bite byiruka ntabwo chance zingana icyo gihe uba utandukiriye ukazashaka kubivamo utakibishoboye bitakigukundiye rero beta kubigenza gake ukajya ushyiraho nyine nese ubu wabonye bitaratangiye kuza gusa igihumbi warakigiraga byatangiye kuza ariko noneho nahita ntwika kurenzaho oya mbabarira wijya mu bintu byo guhangana n'abantu nta mugore nabonye wabigiyemo bihira nubwo waba ubizi neza ko abantu uri kubwira nyine bagomba kubyumva ako ntabwo ari byiza sinjye kukubeshya
ntabwo ari byiza pe. noneho natekereje nabi. Ni ukuri njye ndumva atari ngombwa ko wajya muri ibyo bintu byose. shanye niba mpamvu nabitekereje nuko n'ubundi abantu nta keza kabo. reka nkwe story ushobora no kubikora views ntizizi. Urabizi. urabizi nabyo ni ukuri kw'Imana. Nkaba nsebeye ubusa. cyagutwika ukaba usebeye ubusa na views ukajya ugira 2 n'ubundi ubirenze ugasanga ubaye mbese ubaye njajwa mu bantu. ni ukuvuga ngo abantu bagucira ubusa amazi pe. shaka mbireke nyine nubwo byari pranka. kuri ibintu bya fami ndetse nakwica. none se kambwiye Kari nagira ngo ubundi wowe urumva nayobewe. yarasubiye mu rugo njye narinzi rero ko banamvumbuye mpita mvuga ati se ubundi nubwo mvuze ngo Karine ngo ndamufatisha aya masaha n'ubundi ntazi niba ndi kuri kamera ntazi niba ndi mu rugo. ariko uzi impamvu se mbikoze? ibintu bya fone wa mugari wa desanje kuki tutajya tubimenyera? uzi impamvu mbikoze? nyine banza wumve nyine uri umuntu ugira abantu inama bya hatari ukabahangayikira nta n'ikintu rwose ubaca. rero nayo mvuze ati reka Karine mubumvisha abantu bose bumva uburyo aba yahangayitse aho kumva nk'ukuntu wari uhangayitse hejuru y'ibintu by'amafuti we ndi kukubeshya. ndagenda duhura nzagukubita barayagasa. Kari uri umwana mwiza ati Imana ijye iguha umugisha. yesu wambaye kurwara nzakubita. sha sawa merci nyine. nese ubundi ko ugiye haya amasaha? ngiye muri salo shangiye guhambura. sawa rero turi kumwe kanshaka abandi bantu nteko umutwe hano. ni ukurankoze. aha sinababwiye Karine ntabwo ashobora kwemera ko ukora ikintu kitari icya ntibishoboka. mara yanjye si nkubwire gute yanagushyiramo inkoni ntabwo bishoboka mbo akubwira neza ugahitamo icyo uhitamo cyangwa uhitamo nabi cyangwa ugahitamo neza ariko waba yakubwiye ibye kuko tubicano arayimenyereye ayimazeho igihe arabizi azi ko buri kintu azi nyine buri situation yose kuntu yakugendekera. rero nari mvuze ati reka mbumvishe kuko ntago ari wa muntu wikunda ngavuga ati ngiye ko aho amaze kugera reka abandi bihorere bakora ibyo bashaka. urumva ko nubwo nari bimubwiye nkaho nafashe umwanzuro ariko arambwira ati ntago bishoboka ntago ibyo bintu wabikora uri umuntu w'umubyeyi kaze babagara ndi buru bwaka amafaranga urebe atabwira se ndamubeshyira nanga ko bamfashe ndabwira ngo nkandagiye inyanya z'abandi se. ndamubwira ikira ariko ibintu by'amafaranga yo wasoma bitese sawa ndagukanguye papi umeze ute? meze neza wowe? umva meze neza umva nyine ko ejo bundi kwa gatandatu mfite kujya muri Amerika kandi nyine nzajya hariya muri New York. nta kantu ufite unuma se? urumva nta muntu ushaka kuntumaho? nzaza kureba ngo utume neza turi kumwe. byari se ko mwebwe muhora mwabuze nta muntu uba uhari. umva njye na papa muri na Marimani tuzagenda kwa gatandatu. ni ukuri niyo mpamvu yabivuze kandi niko mbizi ko hafite umushuti. twaretse kubeshya. nkubeshyera iki? twebwe ko tuba twicaye twiteguye isaha n'isaha ko twari tuzi ko bahita baduhamagara. rero twari twicaye twiteguye ubu ngubu. ese guhamagara mu kuvuga gutyo? nako nasaze ejo nijoro se ko narasaze turishima tubura icyo gukora. rero ntabwo nari kuguhamagara hari akavuyo mu rugo. ikanywa amazi ariko ubwo biciyemo ako kanya? oya ntabwo biciyemo ako kanya twari byari bimaze iminsi igihe kinini kinashoboka ahubwo kuko twebwe twatangiye kubijyamo tumaze kubana.
bikajya bigenda nyine bipfa utuntu tumwe na tumwe tutabona ariko ejo nyine nibwo batubwiye ko byakonze nijoro twaraye turi guserebura rero yego rero twahise tugira vuba tuhita tugura itike yo kwa gatatu kuko ubundi nta kintu turi gukora ahangaha ikintu gisigaye ni ukugenda tugashopinga utuntu twose kandi ejo uyu munsi n'ejo ni umunsi wo kwirirwa dushopinga abadusezera ko ngo tumuzahita ugaruka nyine nta akagifuti ushaka guhereza wa muntu umva kuko ntabwo kabura nyine numa kuko nabizi ni inshuti yawe ugomba kunuma nkagenda nkambwira ati asumuta dore akantu yamaye kuko urumva tuzaba turi mu mujyi umwe hari utuntu nari mufitiye nari kuzamwoherereza mbura uko tumwohereza arumva ahubwo ndumva ngiye kugutuma ariko so nibyo we cyangwa urimo uranshyushya gusa uyu ntabwo ndi kugushyushya urumva nta ako sasuma uko ubizi koko ubu uko ubizi ko natajya nguhamagara tuvugana ibintu nk'ibi ngibi kuko mbizi ko n'ubundi wanyu atari mu Rwanda ubizi uterera sasa ufite amakuru ndabizi ko umuhamagaro atari mu Rwanda vugisha ukuri asoma have se uwitangira uri umuhanzi se mbimenye njyewe ndabizi ko umuhamagaro wawe atari mu Rwanda urumva nasubizi hehe wenda reka ibyo ngewe nemere ko tubiziranyeho na famiye yanjye wowe waba ubizi gute njyewe fata ko mbizi nese njye nabikuye hehe mwese wabikuye hasi umubare umbwire njye ndabizi nuko mba narabikubwiye vugisha ukuri mwese uri umuhanuzi se uburyo tugenda nutanze wintera ubwoba se sha wintera ubwoba umva wintera ubwoba na leta kuki utari ubwoba ku bintu uzi ndabizi pe sibyo ariko hari nk'ikintu uba uziranyeho na famiye yawe abandi bantu batabizi noneho undi muntu yabikubwira rero ukumva akubwira noneho ibintu nyine byumvikana muri sase yumvikana ubwo nyine amasezerano arasohoye umuzi kunteye ubwoba mbana n'umukozi w'Imana bigeze aho ngaho ntabizi ngo kiraseka umva rero ubu se reba amasaha mba mbyutse kandi urabizi ngewe sinjya mbyuka rwose saa mbiri simba nabyutse nibyukira saa tanu ariko ubu ngubu kubera ko dufite ibigahunda byinshi ubu ngubu turimo turitegura kuki mwahise mukatisha vuba none se mu Rwanda si iwacu nawe urabizi wowe waba ugize Imana wiboneye ka viza wizi neza ko wicaranye amafaranga ukareka guhita ukatisha tugomba kugenda bana yanjye ariko muri n'abakire wari uyicaranye twicara twiteguye nta nubwo dushaka ko abantu babimenya gusa bazatubona ku kibuga cy'indege cyoko usibye abashuti bacu umva uzaze ni ukuri nzaza kuberekeza nzanye n'iyo gift noneho ni n'amahirwe tugiye mu mujyi umwe n'umushuti wacu azatumenyereza ni Frank wa gicucu ntabwo uketse nuko ukomeza wibaragura si ubu ntabwo wari wanyetse ukuntu waseka ukuntu wari uri kuvuga ntabwo uketse ahubwo nakuretse gukomeza wibaragura uvugisha ukuri akoresha reka mbaze nkubaze ikintu cy'uwo munsi ugahita ukubitiraho ngo uzagenda oya ariko burya twebwe tunabonye viza ntabwo twatinzamo kuko ubundi ariko n'ubundi akantu wari uvuze niko impamvu kananeye ubwoba ni uko mbizi ariko twebwe reka nkubwire turamutse tubonye viza ibindi byose byaba bimeze neza ubundi ka viza niko kagorana humura muzayibona vuba reka simbikubwiye ngaho kagira inkuru ubundi si ibyo bintu ubimenye gute ko mba nzi ko ari ibanga rya famiye n'ubwo ndishyize hanze gendera n'umuntu utamuzi nyine somota we uzanshake nk'amakuru umva sinye nzabona twongeye guhura noneho ngo amakuru neza furu nigeze kubeshya abashuti banjye ngo ngera papa muri ubundi sinzi impamvu ngewe abashuti banjye mbabeshya ngo turagiye bagahita babyemera niba babona tutazatinda hano mu Rwanda simbizi oya mwe ntabwo ino ari iwanyu noneho bahita bashyuha barishima baravuga ati Mana yanjye tuzaza kubasezera kwa gatandatu narasetse nari mbanje kugurumana mu mutima numva nshyushye ariko arimo arambeshya ariko ibi byo noneho kubikoramo purake ntacyo bitwaye kuko ntabwo ari bibi ni byiza sibyo oya byo ntabwo ari bibi byo uri muri turaho akantu kandi fayinari
kandi finally n'ubundi abakunzi bacu bazajya kubona babone bye bye. ariko nimugenda ntimuzatwibagirwe. Oya sha oya n'ukuri mana we sha si umuntu w'umuntu nakwibagirwa ntabwo urimo kuko wowe mana yanjye so navuga gute uri umufana wacu uri umukunzi wacu watweretse urukundo kuva kera ngende byose we bo ntabwo dukominika cyane ariko uri umuntu mwiza pe kandi natwe turagukunda turabafana banyu njyewe iraca no yanyu ndayikunda kandi mba numva nshaka nyine nshaka ko itera imbere cyane cyane kuko yego sha dukunda n'ukuri n'abandi bakomeze badukunde ukuntu abantu mani abantu mukurikira DSTV show mukunde the sisters pe n'abana beza so nkubwire gute mujye mubasapunda ariko ki mutasapotinga abantu babikwiriye abantu bose baba bakwiriye support ariko n'aba ngaba barayikwiriye n'ukuri twese bajye badukunda n'ukuri kw'Imana nese umwana ntarabyuka uhapi ugiye kumwanga ariko harya ninjye kuvuga iki ariko nibigire iryo sezerano nigire risohoke ndumva rishaka cyane mbosha rizasohoka kuko natwe nubwo tuba twicaye tuba tubizi ko igihe n'igihe isaha n'isaha bizacamo isaha y'Imana yigeze upfa kuba wowe witeguye umeze tayari icyo ugomba kuba wagikoze kandi buriya makuru nyine aba ahari nuko tuba twiciciye ariko nyine ibintu nubwo mbishyize hanze ariko nta kibazo kwenda New York ariko reka mubwire suzi ko iyo umuntu abonye viza simbizi niba bamwohereza mu mujyi nyine bishakiye ariko njye na papa muri buri gihe iyo dusenga disi dusengera New York niye niwo mujyi tuba twumva dushaka kubamo kandi abantu bakajya batubwira ngo New York ngo harahenda ngo ubuzima bwabo buragwa nyine ngo harahenda ni umujyi cyane ariko twebwe ntabwo twitaye kuvuga ngo ni umujyi Imana iyo yaciye inzira byose irabikora nawe wahenda baba bavuga wanahaba da oya muzahabona n'ahahenda kandi muzahashobora tuzahashobora mu izina rya Yesu amina shaka ngo reke nyine ndagupurakinze ariko irafashe nubwo uri kwivugishwa ngo ngwiki nangwa iki ntabwo ifashe naguketse vugisha ukuri yabanje gufata gake ariko nyuma ngenda kwese aya marabeshya reka nze nshaka undi muntu purakinga sha sawa irariye ntabwo iriye nk'abantu mwemureke mbabwire hari ibintu dukora twikirira ariko ibintu bibi ubundi prank mbi ntitukagiye twumva ko prank mbi iyo umaze gukora prank mbi ibyo bintu umaze kuvuga cyangwa umaze gukora byikureho ubijugunye kuko njyewe mama yangira inama yatugira inama njye na papa muri aratubwira ati nta muntu wabujije gukora prank ariko niba ukoze prank hita usenga hari ukuntu twajyaga dukora prank njye na papa muri turi gutukana turi kuvuga nabi turi gushwana mama agahita avuga ati niba murangije gukora prank ibyo nta kibazo hari ibiba byigisha abantu ariko niba uyisoje senga ibyo bintu ubyiyambure ubwire Imana ati Mana ibi bintu it's a prank ntabwo ari byo ntibinadukurikirane sibyo rero ariko ibi ngibi byo kujya hanze byo tuzarajye kuko iyi prank baze kuyikora kabiri kandi koko kumva ko abantu nyikoreye babaye nyine bahise babyumva bahise babyemera rero ubundi twebwe n'umuntu uri mu mwuka iyo turebye abona tutarabaha hafi twe mbo u Rwanda ari igihugu cyacu kandi turagikunda ariko tuba tugomba no gutravolinga tukajya n'ahandi hose tukagisi nibyo sawa mbo ngiye gupurakinga umuntu wa nyuma na nyuma ndahamagara ndera so umupurakinge Desangela ariko Desangela twamugorewe ibaze ko nta muntu urakora prank ya telefone ngo yibagirwe gukorera Desangela ni kubera iki Desangela ni kubera iki Eva yagukoreye prank Karina yagukoreye prank bandera ba the sisters bamukoreye bundi nta muntu utajya umukorera prank nanjye rero reka ngo ukome nese ninjye utazagukoma Deza niyo agahinja yakubwiye ngo umwana mwiza tuba tugomba kugukoma rero Desangela agiye kumubeshya isasi mubwire ngo papa muri baramufunze ngiye kumbwira ati Desangela we n'abara baramufungiye iki ngiye kumbwira ati RIB iraje iramutwara bari kumubeshyera ko yafashe umwana wandi kugoma nawe
ndamubwira arabizi ko turi gukorana ndamubwira iki ndamubwira ati kamera y'abandi barayinyibye bari bayinsigiye none barayibye aka Desandre ko niyo nka mutari kumwe se ngiye kumubwira ngo ndagukumbuye ariko none ahita amenya ko ndi mu kiganiro ngiye kumubwira Deza kuki wirata akana kabi kubera icyo wagiye kunsebya ariko n'ubundi ko akabizi ko ndi mu kiganiro disi arahita abimenya nasha Desandre n'ubundi ndi kubona bitari buvemo reka mpe kugerageza namvumbura ngiye kumubwira ibya papa Mori namvumbura n'undi nta kundi uhamagaye ntabashije kwita uhamagaye uva ku murongo cyangwa ukupe no Desandre ntago yitabye nase wowe ninde ndi aha reka ndike Desandre reka mwana n'ubundi ntagafasha telefone ngiye guhamagara umushuti wanjye mu beshye ayisama magana nge Desandre we wisho ndapfuye mu ntabare bagitetse ibaze ko nari ngiye kwitegura ngiye kujya mu kiganiro mu rugo hagahita haza abagabo batatu urumva none batwaye papa Mori kuri RIB ntabwo mbizi umva sheri wi mbese nta bantu mubana turahari ariko twese byaducanze umva sheri ntabwo ari prank ejo nuze akari nyankure prank babarira nase umungira inama ndabigenza gute kandi iyo umuntu agiye kuri RIB biba birangiye bahita bamugumishayo oya umva nkubwire mbese RIB imitwariye sinzi ngo hari ibintu ngo bagiye kumubaza ngo bijyanye ngo n'umukobwa kandi RIB ntuzi yuko nyine iyo igufata ufite iposita rero iyo usaze ntabwo se ufite baramugarura wabwo mukurikira ugiye kureba nyine uko bimeze ikintu kireba ubwoba ni ukuntu cyagiye uriya Titi Brown yavuze ngo nawe bamutwaye ngo agiye ngo kuba agiye kumubaza ngo bahita bamugumishayo reka nze nege moto ngende kumureba ndababwira uko bimeze ariko mu nsengere mfite ubwoba niba nta kosa afite aragaruka ngaha ni prank rero wigira ubwoba noneho urica umwana w'umunyarwanda nkubwire prank ndazimenyereshe nawe urazimenyereze Deza mwese mwaramboneranye ntabwo nzongera kwitaba ibintu mwiza akuze ikintu gihari nuko nabiketse ko ari prank nyine wabivuze mbere ariko n'ubundi stili ugize ubwoba kuko ngiye nakomeje kwiriza Deza uzi ko utazongera kutwitaba cyangwa nishaka tukubwira ibintu byose niyo byabiri seriuza ugira ngo ni prank prank Karine yaragukoreye nabibonye nayo wari wayemeye wenda kumukubita shano kuri story sibyo ako semana Deza mbabarira uzi ko ugize ubwoba utangiye kubura n'icyo uvuga nkumva ndababaye sha story sibyo urambabariye se basi shambabarira ni ukuri ntundakarire nagombaga kubikora ndi mu kiganiro uzi se none se uzi impamvu nkubwiye se ngo nari ndi kwitegura ngiye mu kiganiro nuko nuze umutuzo arambwiye ngo urabizi ko ndi mu kiganiro ngo ushobora guhita umvumbura nyine nari mbizi umutuzo arambwiye ngiye gukorana atekereza ukuntu kumbwira gutyo ariko impamvu uko umutuzo arambwiye ngo ngaho ngwino duhurire yongera wenda ntabwo wageze ukora ugiye kuza ukore se
shangiye kuza ngo ya muntu bari kumata bagiye kumana n'ibintu by'ibigifite wa muntu Yego turazisangira ngwino sawa sho baguhe keke ariko nsige nyiriyeho we bagiye kumasa bambwiye ngo bafite gift ngaho happy wedding anniversary chérie thank you sinakwandikiye ukanyihorera abantu bose ndaje basize ku YouTube n'ahari nanyu unsubize sawa sawa Desande tuzajya duhora tubukoma kuko byaramunaniye kubimenyera ibaze umuntu ukabyemeye ibaze kabyemeye pe kandi mutu sizifashe yaratangiye kubona uzi ko nzikurira ndapfuye mu ntabare papa mu izina rya Yesu nta ribu dukeneye iwacu mana we mana ribu ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo nta ribu nta gereza dukeneye mana we toka satani utsindwe ibyo dukora ntukajya ubyuririraho ngo nawe ngo uhite uvuga ngo kubera ko Imana yo mu ijuru ibi bibona mana ndabigusabye umbabarire uko ni plaka ari ukubeshya ariko nyine ziba ari ukubeshya nyine so navuga nasobanura iki mana umbabarire nta ribu iwacu we papa muri nta nubwo azi ngo amapinga biragute nta nubwo azi ngo kambatere story rero sasa ibintu byigeze kumbaho kera ntago nigeze mfungwa ariko ntago ari ukuvuga ngo no gufungwa ni kwa kundi bya bintu baba barimo barafata abantu badafite indangamuntu sibyo abantu badafite indangamuntu hajemo ibyari bumita akantu kigeze kumbaho ariko niba ari ikintu kibi cyoho ni gereza ntuzagire umuntu w'inshuti yawe wifuriza gereza ntuzagire umuntu nanjye iyo ntekereje gereza nshuti yanjye umutima umvamo hari umushuti wanjye nzi bafunze ariko menya baramubeshyeye ariko iyo mutekerejeho reba gufunga umuntu mutoya ugifite imyaka mikeya muri tungana bakamukatira imyaka 25 cyangwa nirenze cyangwa niyo yaba ari 5 niyo yaba ari 10 urumva ubuhemukiye uwo muntu niba aba yaranizize wenda yaranabikoze pe niba banabaho barahari Imana ijye ibarengera n'ukuri kw'Imana Imana yo mu ijuru ijye ibarengera niba koko baba baranagufunze uzira ibyo wakoze Imana ijye ishyiramo imiyaga sibyo ijye ishyiramo imiyaga byibura babafungure babahimba bazizazinde za Kagame pe uzi gufungura umwana ugafunga imyaka 25 ukazavayo ufite nk'imyaka 40 n'ingahe cyangwa 50 n'ingahe sha birababaje umunsi umwe hari ukuntu twabaga turi muri chômage noneho muri chômage tukagenda tukabwira sécurité twambwira ati tugiye kudodesha imyenda tugiye kudodesha inkweto turagenda sha turi abanyeshuri benshi bari basohotse ikigo turanje tugera ahantu inshuti yanjye dusanga barimo barafata abantu badafite indangamuntu abantu nyine kwa kundi mugenda muhanda mutitwaje indangamuntu mumeze iyo udafite indangamuntu mumeze nk'umuntu from nowhere suri umunyarwanda nta ikarita y'ishuri ufite suri umunyeshuri ngewe nta ndangamuntu nari mfite nta ikarita y'ishuri nari mfite nta n'inifomo nari nambaye muri chômage twasohokaga nta nifomo twambaye mbaza ngo byagenze gute bari gufata abantu badafite indangamuntu n'abanyeshuri badafite indangamuntu badafite n'amakarita y'ishuri hageze iminota ingahe Ego reka mvuga akantu bite soza ni myinshi kangira vuba noneho si bari gufata abantu bose nagiye nkigendera ngavuga ati ngeze baramfata nakoze iki ko numvaga nta cyaha nishinja barambwira ati za indangamuntu ubwo n'abandi bakobwa bose twari turi kumwe twese badusaba amarangamuntu turayabura badusaba amakarita y'ishuri turayabura baba batwurije pandagari Yesu we reba ngo turagenda pandagari yose tubuze induru noneho nabonaga ari filime iri kuba nkajya mbabwira mwatubabariye ndarira mbatera impuhwe baravuga ati ngo reba kanako ngo ubuse ngo wajyaga ngo utitwaje ikarita y'ishuri ngo wigahenda babwira baravuga ati mwebwe murakurwa hariya n'umuyobozi w'ikigo cyanyu badushyiramo imodoka itaraguruka nkajya ngira ngo byibura baratubabarira badukuremo njya kubona mbona bakije imodoka navugije induru umuhanda wose nagiye bana we Yesu we umuhanda wose nagiye ndi kuvuza induru baragenda
baravuga ati mwicaraho murakurwa aha ngaha n'umuyobozi w'ikigo cyanyu sha niwe waje kuhadukuye ko mu buzima ibyo bintu sinzabyibagirwa uzi kujya mu modoka y'abapolisi ni nka kwa kundi byari bimeze nka kwa kundi corona nyine bazaga bakubona mu muhanda bakabakurira imodoka ni nka kuriya ukajya ngo ni imikino uzi kujya mu modoka ya polisi inshuti yanjye twararize abantu abakobwa siko turi kumwe nta n'umwe wari uri kurira ariko njye nararize numvaga ari ibintu bitabaho reka ndekera aho da kuko navuga n'ejo nkahageza mugire ibihe byiza Imana ibarinde turabakunda cyane mukore subscribe share like comment bye kandekera aho